nushaka kubahoza ibintu bikomeye ntuzite ku mubare wa benshi byananiye, kandi ngo umuntu naguca intege akubwira ko ntaho uzagera, uzamubwire ko naho uri utaruzi kuzahagera, kandi umwibutse ko nta ruhare yabigizemo. Umubwire ngo yandwaniriye bwa mbere izarwana bwa kabiri, irwane na bwa gatatu, irwane bwa kane na bwa gatanu. Iyamaye ibya mbere yamana ibya kabiri, iyankuye hariya yangeza na hariya, iyankuye mu nda ikanshyira ku isi, imfitiye ibyo yanzaniye. Haleluya! Kandi ngo buri muntu kwisi afite amateka ye. Igihe utamufite amakuru ahagije ntugapfe kumucira urubanza, kuko wasanga ari ugomba kumufasha aho kumuseka no kumusebya. buriya reka mbabwize ukuri, impamvu byoroshye bitworoheye kugucira urubanza nuko ikibuga uri gukiniramo ntago twebwe cyari cyatugeraho. Turi ku isi abantu tuzahura nabo, hari abo tuzakomezanya, hari nabo tutazakomezanya. So rero nubona bukeye umuntu yakuretse, ntimugahatirize urukundo mu bantu. Umuntu nahitamo kukureka ukabona bihisemo, nawe uzahite wiga kubaho utamufite. Tangire wige kubaho uko wabagaho utaramumenya, kuko ntabwo uriya muntu abaye mubi, ahubwo ni igihe kirangiye ku buzima bwawe. Intambara uzarwana ukarinda uva muri isi utayitsinze niyo gushaka gukundwa, kwemerwa, gushakwa na bose, gushimisha bose. Ntago bizavamo, ntago abantu bose wabashimisha. Abimana yakuremeye gushimisha igufashe uzabashimisha, ariko butaremeye gushimisha nushaka kubashimisha uzabagwa hagati. Ninkora ibintu bikanga nzasekwa n'umuswa, kuko umuhanga warabizi ko kugerageza bikanga bibaho. Unyura ahantu ugenda uzagerageza uhanyure neza, kuko birashoboka ko n'ubutaha ariho wanyura ugaruka. Kandi mu busuzuguro ushobora ko harimo umunyacyubahiro ku buzima bwawe. Umuntu wegeranye nawe ujye umureba nk'impano ikomeye ku buzima bwawe. Umuntu aba afite amaboko, abatayafite, umuntu ujye umureba umutinyi. Umuntu yatungurana. Uwo wahaye ejo mu gitondo, ejo bushobora kwira ari uri kuguhereza. Habaho igihe cy'abantu, hakabaho n'igihe cy'Imana. Iyo ari Imana yemeye ko ibintu bikugeraho, iki nkivuga, iyo ari Imana yemeye ko ibintu bikugeraho, Imana ikemera ko ukandagira muri iryo shuri, ikemera ko ibyago n'amakuba bikugeraho, ikemera ko winjira muri iryo shuri, ni ukuri ku buzima bwawe bwose habaho ikintu bitagikurikirana. Imana iragukurikirana, ntubigwamo, ubigiriramo imbaraga. Niyo bagukubita amabuye bamera nk'abari kuyakubita ku rutare, ntacyuba, ahubwo uhinduka isomo ry'abandi bantu miliyoni bari buzagere kuri icyo kintu bagahita bapfa. Nukugezeho byamubayeho. Uvuga ibintu by'ahantu utaragera, uzagerageza ubivuge gake kugira ngo utazagerayo ukabura icyo uvuga. Nigeze kubona mu gikombe cy'isi, sinzi umukinnyi niba ari Messi, bari barimo batuka ngo yitsinze igitego mu minsi yashize, mu myaka ishize. Bamutuka ngo yitsinze igitego, abantu bose batabishima mu mutwe, n'abatazi uko umupira bawutera, batazi no gukina kuri kangahe, bose bari kumutuka. Ndabumva, ndabareba, ndavuga ngo wabafata akabashyiraho Messi yarari gukinira, nibwo mwamenya neza ko ntako atari yagize. Uwapfata abantu akabashyira mu kibuga ukiniramo, bahava biyuha icyuya bakamenya ko ntacyo utari wakoze. Ariko kubera ko batahazi biroroshye kubivuga uko bashaka, ariko icyampa bagahora rwose baba bagize ubwenge, kuko bose ni abavuzi badafite akamaro.